Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe, ariko uyu munsi tubona bizi ibizamini bizatangira tariki 6 z'ukwa mbere nibwo bizatangira gukorwa. Ahubwo ikintu turi kureba ibibazo bakunda kubaza, akaba ari byo tubazanira kugira ngo niba uri hafi gukora ubone imyitozo ihagije nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ikintu usabwa ni kimwe, ufata agapapuro, gafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya nshyizeho, kugira ngo isomo rishya nshyizeho. Murabizi ngenda mbashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizamini biba byakozwe kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ikintu ukora ujya aho handitse subscribe ukahakanda, najya nshyiraho ikizame ugahita ubona ko nyishyizeho bitarindiye ko abantu bandi ari bo bagusharinga linki. Ndakeka ko rero wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko kode nazo ziri kuboneka. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko mu buryo bwa online, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa, ese uri kubona kino cyapa ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, uhitamo icy'ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. A iravuga ngo umuhanda wubatswe nabi, bakagishyiraho bari kukwereka ko ugeze hano hari umuhanda wubatswe nabi. Mbega ngo agacuri kateza ibyago, cyangwa akaba ari agacuri gashobora guteza ibyago. Seka ngo umuhanda utaringaniye, cyangwa akaba ari umuhanda utaringaniye, naho deka ngo kazamuka gahanamye. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari iki? Birashoboka ko naba agiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo. Ubahagaritse video kugira ngo urebe neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mu kizame. Ikintu bigufasha iyo ubonye ugize amanota menshi, urakomeza ugakosora. Wabona ari ibikuri kukugora ukaba watwandikiye cyangwa udahamagara kuri 0789 935 16 26 tugutegurira amasomo cyangwa tukagugisha by'umwihariko. Wabona uri kugira amanota make, nabwo uratwandikira tukaba twakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite gifite ishusho y'isute. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Murabizi habaho amahotwa 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video twarayikoze, ariko tugiye kubakorera indi noneho icyapa n'ikibazo babazaho, kugira ngo nubwo wareba iyo video yonyine ukaba wajya mu kizame ukaba wagira byinshi ukora. Icyapa n'ibibazo babazaho. Iyo video rero kugira uzahita uyibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. A iravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso uganaho bahagarara. Mbega ngo umuhanda udakomeza. Seka ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, naho deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisobanuro cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko ngenda mbategura amasomo kugira uzajye uhita uyabonera ku gihe. Ukanda subscribe aho hasi. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkazagishyiraho, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo izo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa bagishyiraho bari kukwereka ko umuhanda ushamikiye ku nzira nyabagendwa urimo udakomeza. Ushobora kuwitiranya ukavuga ati no muhanda ushobora kuba inzira y'ubusamo ukaba wayicamo. Rero bagishyiraho kugira bakwereke ko atari umuhanda ukomeza, ku buryo uramutse witiranyije n'inzira nyabagendwa ukagera imbere ukabura inzira baba bakuburiye. Murabizi bino byapa bibereyeho kugira ngo byorohereze abantu bari gukoresha umuhanda. Rero kugira ngo utazabyitiranya ukavuga ati wenda ubonye umuhanda w'ubusamo, bashyiraho kiriya cyapa bari kukubwira ko umuhanda giteyeho udakomeza.
ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo bavuze ngo D nta gisubizo cy'ukuri kirimo washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga mu nzego runaka, bari kuvuga niba ari imodoka, umushoferi, niba ari ipikipiki, umumotari. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma uyu muyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo gushaka umuherekeza ni babandi wenda ubona bagiye hejuru y'imizigo, nibo bita baherekeza. Mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa gukurura ikinyabiziga cye, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mumaze kubimenyera. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Rero iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi aba agomba gukora. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Impamvu dukosora bino bizamini byakozwe, ibibazo biragaruka. Kuba wakosora kino kizami kimwe cyakozwe wazagirwaho ukabona hari ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Ndakeka ko mujya mubibona abenshi bakora rimwe. Noneho twakwigishije tukubwira n'uburyo ushobora gukoramo mu gihe gitoya, minota 10 ukaba wamaze gukora kandi ukaza uyicyuye. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 tubigishe mu buryo bw'umwihariko, tukwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha abonekaho ku munsi. Niyo tubwiye saa 5 z'ijoro, niyo tubwiye saa 4 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ikibazo cya gatanu kibabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bihambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Haravuze ngo ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye. Ese birashobora kugera ku iye bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo baba bagihindura bakakigwa mu bundi buryo, bagafata wenda zino metero bakazishyira muri santimetero, cyangwa bagafata zira santimetero bakazishyira nko muri metero, bakavuga ngo wenda A metero 4, B metero 3 n'ibice 5 cyangwa ibice 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cyangwa akavuga ati A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero kugira bitazakugora, turi kugenda tubategura amasomo ayo ku bipimo, ayo ku matara, n'ay'ibyapa. Murabizi ngiye kubategura indi video y'amwaka 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo babazaho, kugira uzahita ubibona ku gihe. Rero ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C metero 3. Ese wari wamaze guhitamo C? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo kigarutse, nkeka ko kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizame biba byakozwe, no kugira ngo ikikunaniye nikigaruka uzagikore. Murabizi iyo wakoze ikibazo kugira ngo kizagaruke kikunaniye biba bigoye. Niyo mpamvu dukosora bino bizame, kuruta uko wagenda ugasoma ibitabo. Biriya hari igihe ushobora kujya uritiranya ibibazo, ariko iyo wakoze ikibazo, iyo kigarutse byanga bikunze
uragikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni ubuhe buremere ntarengwa bwemewe ku kamyo iyo ari yo yose? Ese ni ibihe bipimo biba tugomba kurenza? Iravuga ngo toni 10, beka ngo toni 16, seka ngo toni 24, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari icyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhita igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi neza hari ibikamyo biba bitwaye ibintu, ukabona wenda gitwaye itaka, wenda ni bya bindi bikora ku mihanda, ugasanga gitwaye itaka rirenga no hejuru, ukabona mu kindi kinyarwanda baravuga ngo ryasendereye hejuru. Rero muzi n'ukuntu itaka riremera, hari rero biriya bikamyo byo biba byarengeje toni 24. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, bega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ndetse no ku mihanda irombereje y'ibice y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese kiriya gice kiba kigenewe iki? Mwabino baduhaye hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ubundi kiriya gice kiba cyaragenewe guhagararwamo umwanya muto ndetse n'umunini. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibikurikijwe cyangwa ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ko akundi ikinyabiziga ntabwo wabona kiri kugenda mu muhanda gitwaye nk'ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda, ibyo ntabwo bibaho. Cyangwa se biri mu mbavu zacyo biri kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ntabwo bibaho. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. N'ibihe binyabiziga byemerewe kuba byagenda bitwaye ibintu biri kwikurura hasi cyangwa mu mbavu zacyo harimo ibintu? Reka turebe ibyo binyabiziga. Nubona nta gisubizo cy'ukuri kirimo, urahitamo D. Iravuga ngo imashini zihinga, beka ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Ndakeka ko mujya mubibona. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cya nyacyo, B ikaba atari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Murabizi niba imashini iri guhinga iri mu kazi, hari igihe izaba itwaye ibintu bikagenda biri no kwikurura hasi, kuko n'ubundi ibiri mu kazi. Ndakeka ko mujya mubibona. Niba ari nk'ibyatsi cyangwa bari gutema nyine bari guhinga, birashoboka ko hari ibyagenda biri kwikurura hasi. Ibyo ntabwo ibujijwe kuba yagira. Iri tegeko byo ntabwo rireba ibyo binyabiziga bihinga. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ese kiba kigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, beka ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyibizirikanyije kimuritswe. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari B ikaba ari igisubizo cy'ukuri.
hano D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishishe rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuriswe. Ese warahisemo B? Ese wari wayanditse ku gapapuro? Niba utari wayanditse ndakeka ko kigarutse kino kibazo kitakunanira, niyo mpamvu dukosora ibizami biba byakozwe. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo B. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Iyihe ntera? Aravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. B ikaba ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C ikaba ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Naho D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rikaba rigomba kugaragarira nibura mu ntera ingana iki mwa zino ntera baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Bikaba bibujijwe. Aravuga ngo imitambiko. Mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitambiko cyangwa ibindi bintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ubwo hano abagenzi bari kuvuga abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa n'abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa inzira nyabagendwa. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Dutangira umwaka dutsinda. Murabizi gahunda no gukora rimwe. Nkomeje kubifuriza no mwaka mushya muhire wa 2025 tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye kwiga ikinyabiziga naho uhita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 ukambwira ahantu uri tukumva ko twahagera twakwigisha. Ibindi byo nukugusa ko uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga computer wenda uri hafi gukora ukumva ntayuzi, naho uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 tukaba twagusanga aho ukorera cyangwa tukaguha ahantu udusanga tukakwigisha. Ibiciro byaba ari hasi cyane kuko intego yacu ikintu kikaba kigambiriwe no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi biba bibujijwe kongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitambiko cyangwa ibindi bintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ndakeka ko mwese ahangaha muri kubyumva. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni murenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araho ngo santimetero 25. B ngo santimetero 125. C ngo santimetero 45. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe. Hari isomo ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment. Comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza. Nkareba ibyo mwansabye muri benshi byabafasha kugira ngo mujye mukosora bino bizame biba byakozwe bitabagoye. Rero mujye mubinyandikira muri comment nzajya mbisoma, asigaye ni mugirwa muzakorera imwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa. Iravuga ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo guhagarara, C ngo feri yo gutabara, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese ni ubuhe buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Murabizi na hano ni muba mushaka ko mbateguraho isomo ku bintu bijyanye n'amaferi, mubinyandikiye muri komenti, asigaye ndibategurira. Ikintu wowe usabwa ni kimwe, ureba ahantu handitse subscribe ukahakanda kugira ngo ninshyiraho ikizame cyangwa nshyizeho isomo rishya uhita uribonera ku gihe, bitarindiye ko abandi ari bo baguha linki ngo uyikandeho ngo ubone kubona ikizame nashyizeho. Iyo wakanze subscribe, ikintu cyose nshyizeho uhita ukibonera ku gihe, ahasigaye ugakosora. Wabona hari ikiri kukugora ukanyandikiye cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanura. Serivisi aba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kino kizame kiba cyakozwe no mu bizame byakozwe mbere. Ushobora no kumpamagara wenda ugiye no kungisha inama. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungirwaho ushobora kurenga ibiziga kiretse. Iravuga ngo iyo bireba feri y'urugendo, B ngo iyo kurekurana ari iby'akanya gato, C ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, naho D ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Byose ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri iyo bireba feri y'urugendo, B ni igisubizo cy'ukuri iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. B iravuga ngo iyo kurekurana ari iby'akanya gato, na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, byose ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi nta mwanya n'umwe feri ifungirwaho ushobora kurekurana n'ibisiga keretse iyo bireba feri y'urugendo, iyo kurekurana ari iby'akanya gato, cyangwa iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni iravuga ngo kilometero 70 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 25 mu isaha, naho D ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyawe kiba gifite ahantu urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntabwo ugenda rero uri gupima. Hari abantu bari kumbaza se umuvuduko mu isaha umenyera he? Ikinyabiziga cyawe iyo gikoreshwa na moteri uba uri kurebera, haba hari ahantu habugenewe uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho, bakakubwira ati nukomeza kugenda gutya mu isaha uraba ugiye kilometero wenda 30, uraba ugiye kilometero 80. Harabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 25 mu isaha. Ndakeka ko aramaze kugihitamo C, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni iravuga ngo kilometero 20 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 35 mu isaha, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona ko bino bibazo cya 15 n'icya 16 birasa, ariko hano batubwiye ko ari C, kilometero 25. None kwa kino kibazo cya 16 haruguru iko namo kilometero 25, oya, niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bino bibazo byerekeye ku bipimo, niyo mpamvu ndi kubateguriraho isomo kugira ngo bitazongera kubagora.
hari ukuntu bafata ibipimo bakabikuramo ahubwo bagasimbuza wenda aho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ukaba wavuga igisubizo cy'ukuri ukaba wagishakishamo kandi wenda kitarimo. Urabona nka kino kibazo cya 16 n'icya 15 ubonye ko ibibazo birasa neza neza, ariko niba waramenye ngo uzajya ufata ngo se ngo niyo zagiye wari igisubizo cy'ukuri, urumva wabukishe, kuko hano se bayihinduye bayikuramo bashyiraho kilometero 35 kugira ngo bikuyobere cyangwa bikujijishe, ahubwo bahita bishyiraho de ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo iyo bayikuyemo. Niyo mpamvu iyo wakosoye ikizame kugira ngo kizakunanire ikibazo biba bigoye, niyo mpamvu dukosora ibizami biba byakozwe. Ndakeka ko mubonye itandukaniro, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa. Ese ni biki wakwirinda? Araba ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Hano umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Sega ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha, ndega ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota turagira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho mu kona ni ikosa rikomeye cyane, kuko mu ikoni ntabwo uri kureba mu ntera runaka, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje. Rero waba unyuranyeho ugeze mu kona ukaba wahita ukora impanuka, kuko ntabwo yaba yakubonye, nta nubwo yabona uburyo bwo kukurinda. Rero kugira udateza abandi ibyago bari gukoresha inzira nyabagendwa nawe witeza ibyago. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, ugomba kwirinda kunyuranaho mu koni cyangwa kudepasa mu zindi ndimi z'amahanga niko numva bavuga mu koni. Ikibazo cya 18 kibaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Namaze kubakorera niyo video y'ibimenyetso bimurika, aho bimurika bikoresheje ubwoko bw'amabara butatu biri kugenda biyobora abagenzi n'abandi bari kugenda bakoresha inzira nyabagendwa, ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. None usanzemo umuhondo ugomba gukora iki? Araba ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho, sega ngo kwitegura guhagarara, naho deka ngo gufata feri cyane. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Niba utari wareba iyo video subira kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo nujye ugera ku bimenyetso bimurika byere kujya bikugora. Ubonye utari kwibonaho uhita cyangwa ukamamagara kuri 0789351626 mu gihe gitoya cyane umaze kwibona nawe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko wamaze gusama igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni hano, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Menya ko igisubizo hano ari se, ugomba kwitegura guhagarara. Kubera icyo ugomba kwitegura guhagarara nuko ugiye kuva mu muhondo ugiye guhita ujya mu mutuku. Rero ikintu ugomba gukora, igisubizo cy'ukuri ni se, kwitegura guhagarara. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ese ukoze impanuka? Hano rega dukosora turi kwiga ku buryo kiramutse kigarutse ikibazo kitakunanira, ariko nugera no mu muhanda waratangiye gutwara, warabonye uruhushya rwa burundu cyangwa n'iyandiko n'ibindi byemezo bitazakugora. None ukoze impanuka, ni ikihe cyemezo polisi ishobora kukwaka kugira irebe ko wari ubyemerewe? Iravuga ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga, mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, seka ngo uruhushya rw'agateganyo, ndeka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwerekana uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Kino kibazo bakunda kukibaza, nikigaruka ntikizakunanire. Ukoze impanuka, ikintu cya mbere bakwaka ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nujya no gutwara warabonye ibyangombwa, warabonye uruhushya rwa burundu, ujye ugira ugendana, umenye ko nicyo kintu cya mbere bazakwaka nuba wakoze impanuka. Bareba bavuga ati no muntu ko yakoze impanuka
koko yari impanuka cyangwa yayikoze kubera ko atarazi no gutwara. Rero nicyo cyangombwa cyambere bakwaka. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga ikibazo cya 20 kirabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Wenda ajyanye inyamaswa mu soko cyangwa ni itungo ajyanye mu soko ntabwo ituje, akagusaba ko hagarara, agasaba ibinyabiziga ko bihagarara, uba ugomba kwitwara ute? Araba ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Seka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ese uba ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, umuntu agusabye ko wahagarara, afite inyamaswa idatuje. Hano ikintu uba ugomba gukora, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ikintu uba ugomba gukora ni uguhagarara, nta kindi uba ugomba gukora ngo kugabanya umuvuduko. Oya, uba ugomba guhagarara ukareka akamanza agafata iyo nyamaswa idatuje, asigaye ukabona gukomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Bino ni ibibazo 20 bakunda kubaza buri munsi. Ndabashyiraho ibibazo 20 bakunda kubaza, kugira ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe hasi. Hari isomo ukeneye ko nkwigisha, ubyandika muri comment. Ibizame bizatangira gukorwa tariki 6 z'ukwa mbere 2025. Rero mwa kano kanya turi kureba ibibazo bakunda kubaza, kuko hari abantu bazakora tariki 6 gukomeza batazaba batarabonye imyitozo ihagije. Rero bino bizame ndi kubashyiriraho by'ibibazo bikunda kubazwa, nawe niba uri guteganya kuba washaka icyangombwa ugomba kubikosora kugira ngo nungerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ibindi byo no kwibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko mu buryo bwa online, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha kandi uyu mwaka muzawuronkeremo byinshi kandi byiza, mugire imigisha iva ku Mana.